nta muntu n'umwe uzazajya namara gupfa. Wakibaza ngo nimba nzasanga yonde, ese ko sogokuruza wanjye atanzi nzamenya nde ninjyayo? Ariko ibi byose tubyita imagination mu rurimi rw'amahanga. Mu rurimi rw'ikinyarwanda twavuga ko ari ibitekerezo umuntu agira igihe yitereka hatari kandi akamera nk'aho ariyo, bitewe n'uko uvuga cyangwa n'icyo bakubwira. Nyine wakora imagination. Buri wese iri jambo yarivuga ukwe. Iyo mugiye kubana mu kiganiro nishimwe gire ndabakiriye. Tubanze tuvuge ku byo abantu batekereza ndetse banavuga ku gupfa, naho umuntu ajya nyuma yo gupfa. Hari abantu ku isi batagira imyizerere n'imwe, ntibemera Imana, ahubwo bakumva ko umuntu yigira ndetse biri ku isi byose byazanywe n'umuntu ku giti cye. Aba bantu bemera ko iyo umuntu apfuye ubwo ari ryo herezo rye. Bafata umuntu nk'aho ari igikoresho nk'ibindi. Igikoresho kirakorwa kigakoreshwa igihe runaka, cyarangiza kigata agaciro tukakijugunya, kikabura ntikizongere kuboneka ukundi. Aba bantu nabo bizera ko umuntu abyarwa, nibyo, agakura, nibyo, agakora imirimo ku isi, agasoza agapfa, maze iherezo rye rikaba rirangiriye aho ngaho. Aho rero niho badahuriza n'abandi. Iherezo rya muntu ni urupfu. Ku isi hari amadini menshi, tugiye kuyarondora byafata iminota myinshi. Reka tuvuge ikintu kimwe aya madini akunze guhuriraho cyane. Aya madini yose yizera ko umuntu ubwe atari umubiri tubona imbere yacu, ahubwo bizera ko umuntu arimo imbere mu mubiri, icyo mwese mukunda kwita roho. Rero bizera ko iyo umuntu apfuye aba ari wa mubiri w'inyuma utaye manda cyangwa ushaje ugiye, ahubwo umuntu we ubwe asigara ahagaze mu buryo bwa roho. Rero bizera ko bagomba gushyingura wa mubiri kuko wa mugenzi wabo bamwubahaga, bakawushyingura mu buryo bw'icyubahiro, maze ahubwo nyuma bagasenga cyane ya Mana yabo imwe bizera ngo ya roho yasigaye yerekeze ku rundi ruhande rutari urwa hano ku isi. Icyo gihe iyo umuntu abonye ya roho kandi umuntu yarapfuye nyine akongera kumubona ariko adafatika, batangira kumuvuga nabi niyo yaba yarakoze ibyiza. Urugero, wari pasiteri agapfa akongera kugaruka, ntibavuga ngo twabonye pasiteri, ahubwo baravuga ngo twabonye umuzimu cyangwa twabonye roho mbi yiwe itembera. Kubera iki bamwita umuzimu? Aya madini nanone yizera ko iyo umuntu yapfuye akagaruka, haba hari imirimo myiza yakoze cyari imirimo myiza atakoze, bavuga ko ahubwo hari imirimo myiza atasoje ku isi, cyangwa se hari n'imirimo mibi atasoje ku isi, cyangwa se hari umuntu wamuhemukiye aje kwihoreraho. Ingingo nyamukuru, bizera ko yari umunyabyaha cyane. Ku rundi ruhande Imana yanze kumwakira, aho abandi bajya nyuma yo gupfa, akaba yahawe igihano cyo kwirirwa azerera. Rimwe uzumva umunyarwanda avuga ngo yirirwa azerera nka roho mbi. Ariko dusubiye inyuma gato, ano madini yose yizera ko iyo umuntu apfuye afite aho ajya, kandi aho hantu bahaye n'amazina. Ura subscribe, ukande like, wandike comment ku idini twavugaho, maze kubwire amazina bagenda bahita nuko bahatekereza.